nyakubahwa perezida wa Grexe muri ino minsi umaze iminsi warabura ibirengero. Tujya tuvuga kuburirwa irengero ariko nyine nawe urabyumva. Wari warazindukiye ko twakubuze batubaza tukabura icyo tubabwira, ntago tuba tuzi uko byagenze. Watubwira wari waraburiye irengero wagiye? Nibyo kuko ntabwo nagaragaye muri iyi minsi, kandi nyine bihita bigaragara iyo tutagaragaye mu biganiro ku isi n'ijuru. Abantu nanjye babanyandikira bambaza ati wagiye he, wazimiriye, kuko barabimbajije nanjye nko kubimbaza. Umva rero ubu noneho wenda natangiye igisubizo kubera ko nagarutse. Mu minsi ishize nandikiye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, noneho musaba ko nka perezida wa Grexe yanyakira tukaganira. Ndategereza, bigeze aho mbona ubutumwa bumuturutseho avuga ati ubutumwa bwawe bwangezeho, ndifuza kukwakira, ampa gahunda. Noneho rero iyo gahunda niyo nari naragiyemo. Ngize amahirwe kuko mbona biratunganye, aranyakira turaganira, mu by'ukuri byarabaye kandi byarashimishije cyane. Ndumva biryoshye. Maze mubonanye mwaganiriye iki? Niba atari ibanga hari icyo wadusangiza tubwire, mwaganiriye iki? Umva, nk'umukuru w'igihugu nyine aganiriza, twaganiriye ku bibazo bikomeye by'umutekano muri kara karere. Ambwira muri make ibyo muri Kongo uko bimeze, ariko cyane cyane cyari kimushishikaje mu Rwanda no kuganira ku Rwanda. Ikintu cyantangaje rero, ni uko nasanze azi u Rwanda, nasanze azi ibibazo byacu. Bityo akunda kuvuga mu biganiro nk'uko akunda kubivuga ati ikibazo si abanyarwanda, ikibazo ni perezida wabo Paul Kagame ndetse n'ubutegetsi. Yabinsubiriyemo amaso ku yandi, ambwira ati ndabizi ko bimeze. Anyereka ko azi akarengane n'urugomo abanyarwanda babaye ibibera mu Rwanda. Arabizi pe, ntabwo ari inkuru mbarirana. Ikibazo cy'ubutegetsi indani wacu nyine uko buteye, uko bukora, arabizi. Hanyuma rero n'ikibazo cy'uruhare rw'u Rwanda mu kaduruvayo kaba mu karere nabyo arabizi. Ibyo rero byarantangaje kandi biranashimisha, tubiganiraho, ambaza icyo mbitekerezaho, ambaza uko mbibona, nanjye ndamubwira, mvuga uko abanyarwanda tubayeho, mvuga uko nyine twahindutse abagererwa n'ingoma make mu gihugu cyacu, ariko mu by'ukuri twari kubisubiramo ariko anabizi. Ariko ikindi nasanze atuze, nasanze badukurikira, nasanze bazi biriya biganiro byose dukora twaba turi mu Kinyarwanda gusa, ngo abandi ntibatwumva wenda bazi Igifaransa cyangwa Icyongereza. Reka da, sinzi uko babigenza. N'ibiganiro dukora mu Kinyarwanda barabikurikira, baradukurikira, bazi pozisiyo dufite kuri Kongo, bazi ibitekerezo dufite, bazi ibitekerezo tuvuga ku Rwanda, baradukurikira. Ariko aho twatinze cyane yari akeneye kumenya aho tugeze, twubaka ingufu za opozisiyo nyine zafasha mu guhindura buriya butegetsi. Zafasha mu guhindura no kuvuga abanyarwanda, buriya butegetsi bwanyu bumeze kuriya, muzabukoraho iki, murabibona mute, muri kubyitegura mute? Aho ngaho rwose ku ngufu za politiki zahindura ubutegetsi mu Rwanda ntabwo yanyoroheye. Yarambajije, ambaza nanjye bambaza twose uko mbibona nuko kandi turi kubyubaka. Niho twatinze kandi nanjye nicyo cyari kinshishikaje, kuko nyine nicyo cyari ikiganiro urebye. Aho rero niho mbona niba abanyamahanga batangiye kutubaza ngo tugeze he twubaka ingufu zahindura ubutegetsi mu Rwanda. Urumva kwabo nyine niho hingenzi. Abanyarwanda nabo bagomba kwitonda icyo kibazo bakakibaza, tugeze he twubaka izo ngufu. Yewe ni byiza rwose, ariko nsanzwe mfite ukuntu mbona nawe ubona abantu, umuntu ubonye ukaba wamwanariza ukavuga uti namubonye ni nyameza. Wabonye ameza ate? Ubonye ari muntu? Icya mbere cyantunguye nginjira nkimubona ni ukubona uko ateye ubwabyo. Burya rero wa muntu ni umusore, iyo mbingombe nari kuvuga ngo ni sympathique, ni umusore mwiza bitangaje. Hari igihe tumubona ku mafoto tukagira ngo ni na munini cyane, reka da, ntabwo ni umusore uteye neza, umeze neza, ndetse no maso ubona ari mutoya, ku buryo nabanje kugenda kwibaza niba batantuburiye, rwanda uyu musore se kandi aturutse. Nari nzi ko ari umuntu mukuru cyane mu myaka, siko namubonye, ariko akaba umuntu w'umunyarwenya, nabyo byarantangaje. Njye ngihinguka arambwira ati nikoze padi, nari ngize ngo uraza wambaye ikanzu cyangwa wambaye akantu k'abapadiri ka korome, none nta wiyambara ikaravati. Bitangira bityo nyine hari mu Rwanda. Ni umunyarwenya, no muraganira ukumva ntabwo ari umuntu ufite umugaga, ntabwo ari umuntu ufite umunabi, habe na busa, ni umuntu muganira ukumva uratuje,
nawe ubwe aba atuje cyane. Ikindi ni umuntu uzi ibyo arimo. Unambajije mu ijambo rimwe navuga nti wa muntu ni umuntu uzi neza ibyo arimo, donc ni intelligent, afite ubwenge, afite umutima mwiza ugaragarira mu byo avuga. Ikindi cyantangaje ku mukuru w'igihugu, cyakora n'uwa mbere duhuye, wenda n'abandi niba ariko bameze simbizi, ariko abari iwacu bo cyane cyane nk'abari twari dufite ibyo ntashidikanya, umukuru ucishije bugufi, ucishije make ucishije bugufi imiriti, acishije bugufi kubyo muraganira ukumva ni nk'uko twiganirira, mbese ni umuvandimwe, icyubahiro cye urakibona, ariko umuntu ucishije bugufi utaremereye abandi, bwa buremere bubi uvuga ngo ngomba kunama, ngomba kunamiza, ngomba kugira umutekano, muriganirira ukumva mbese nta kibazo, ahubwo aragukwega ngo mukomeze mwiganirire kandi muganire neza, akagutega amatwi, atega amatwi ku buryo butangaje, agutega amatwi akumva icyo uvuze, akakigarukaho, akakivuga muri make, akakongereraho, akakubwira icyo atekereza we, akakubaza icyo utekereza ku byo atekereza. Narume icyo kintu cyo gutega amatwi narakibonye, kandi twamaranye igihe gihagije. Mu by'ukuri yampaye igihe gikwiye, turaganira, byarangiye mbona ko ari umuntu wo kwizera. Ahubwo ikintu nibaza, iyo numvise ibyakongomani bamwe na bamwe birumvikana ntabwo bamuzi bavuga, ahubwo nababwira uwabangezeho, nababwira nti yewe mutore vuba vuba, mutore uriya muntu, ni amahirwe mufite niba mushakira ineza igihugu cyanyu, mwagize umugisha, mwagize amahirwe yo kugira umuntu umeze kuriya, natwe uwaduha nk'uriya twaba dusakiwe. Niba atamutora ibyo birabareba, ariko njyewe nabonye uko namubonye bafite umuntu mwiza pe, bafite umuntu mwiza, kandi nzi ko ndibeshye nkurikije uko namubonye. Ngayo muri make biragoye kuvuga uko wamubonye, ariko nuko namubonye byo. Wow, ni byiza cyane rwose, ndumva nanjye mfatanyije nawe ibyishimo byo kubona umuntu wumva agatega amatwi abandi, ariko si umwanya wose mwamaranye, mwatandukanye mutyo pe. Rero njyewe uranzi nibera imbere y'abakamera niganiririza abanyarwanda, abwira muhaguruke mucane ku maso, niko perezida wacu wa Grex yatubwiye ati mucane ku maso, mbese nimukore revolution. Urabizi ibyo mba mbwira abantu ni bya bindi, ubu nababwira ko mu by'ukuri yaba yarakwijeje iki, yakubwiye ko azadufasha ate, mbese nibura tumenye ko burya niyo tubwira abantu wavuze ko batwumva, baratwumva, yakwijeje iki, ko yadufasha iki nka Grex. Ikibazo ni cyiza, wowe urumva buriya twamarana kiriya gihe cyose, tukaganira igihe gihagije kabisa, tugatandukana gutyo gusa ntacyo twumvikanyeho. Gusa nyine nawe ikibazo cyawe urumva ko atari ikibazo cyoroshye, navuga nti mwihangane gatoya, mu minsi iri imbere ibyo twaganiriye nyine ibyo twumvikanyeho bisagaragara, kubera ko icyo yifuza ni amahoro muri kariya karere, icyo yifuza ni uko muri kariya karere abantu bafatanya mu kubaka ayo mahoro. Ubutegetsi bwo mu Rwanda buteza umutekano muke, kuko yagiye anabivuga mu biganiro no muri diplomasi hose no muri Loni, ubwo butegetsi bukava mu nzira. Nkaba navuga mu by'ukuri ni nacyo numva navuga, nabwira abanyarwanda nti mu minsi yose twavuga gusa ngo ducane ku maso, twavuga ngo dutobore tuvuge, igihe tugezemo ni cya kindi cya gatatu, ni ukuva hasi, ni uguhaguruka tukubaka izo ngufu, ariko tukubaka izo ngufu za politiki zituma twinjira neza mu bihe by'impinduka bitagisubiye inyuma, ahubwo byaje. Ndumva rwose aricyo nashishikariza abanyarwanda, izo mpinduka kandi zigiye gusiga zisezerekana agatsiko. Abumva bari muri iyo mood, abumva bari muri iyo muvanzi, tuva mwaza tukegerana, tukubaka rwose izo ngufu, tugashyira hamwe izo ngufu zizasezera kandi agatsiko, ariko zigashobora no kubana n'abandi. Izo ngufu zizaha abanyarwanda bose amahirwe angana mu gihugu cyabo, ariko zikubaha n'abaturanyi, kandi zigafatanya n'abaturanyi mu mishinga yazatuma akarere kacu gatera imbere. Ndumva rero icyo navuga, uruhare rwa buri wese rurakenewe, uruhare rwa buri wese, ubwo abanyarwanda bene wacu, uruhare rwose mubimenye. Abumva bashobora kumva ubwo butumwa, bashobora kumva iyo nkubirije, byatse nahita n'inkubiri,
nubwo turi kubiganira ariko ndabizi ko ari inkubiri, ndabizi ko ntabwo ari byo by'iterabwoba, nta nubwo bihakira biterabwoba, ariko ni ikintu kimeze nk'umuriro kije mugiye kubona cy'izo mpinduka tugiye kwinjiramo, ibikorwa muri bubone bya politiki mu minsi itaha naho ngaho biganisha. Ndumva rwose aricyo nabwira abanyarwanda, izo ngufu nibwo butumwa, izo ngufu tugomba kubaka tukazikomeza ngo zikureho kari agatsiko, kandi zimara kugakuraho zubaka u Rwanda abanyarwanda bose bishimira, ariko u Rwanda rutigira kari akajyahe nk'uko bare ziriya nkotanyi zatugenje zatumye duhinduka, isura zatwambitse, ruba u Rwanda rwabana n'abandi muri kari akarere. Ndumva rwose ari uko bimeze, ariko icyo nababwira banyarwanda abanyarwandakazi mu nyumva n'abandi bumva ururimi, impinduka zaje mu karere k'iwacu, ariko ku buryo bw'umwihariko mu Rwanda zaje pe, ndabibijeje. Ndumva ari icyo nabivugaho gusa ku kibazo warumbaje muvande. urakoze cyane rwose, ubwo twavuga ngo welcome back. Twishimiye ko ugarutse kandi ugarukanye inkuru nziza mu by'ukuri. Reka tubihe amaso turebe koko muri iyo minsi mike ugiye uvuga imbere uko bizagenda. Urakoze cyane Padiri. Urakoze cyane, Imana ihumugisha u Rwanda n'abanyarwanda, abasenga bakomeze basenge cyane, basengera u Rwanda n'akarere. Imana yarabikoze kandi izakomeza ibikore, muraraharyana. Urakoze cyane. Merci.